ndabona sinzi umuntu uri kubona ukwandikiye barikunda kuvugana nabo dushobora kuganira cyane babahungu sinakubwiye uzabirinda abahungu abanyeshuri tuba twigana nyine tuba turi kuganira ibintu biraho ku buryo usa umuntu ukwandikira shu Gigi mukuru wawe ari bubaza njyewe nta kintu wambaza njyewe icyo nashaka ni umuti wanjye nta na 20 noneho basi n'agakere ka 20 basi ni 20 se ngo urinde yo kujyana muri vere ngo nakiwe n'iki nashaka kujya kwikora ese kuko mwabana mwe kuko niko nababyaye kugira ngo ngaho noneho basi ngaho gura kagakweto noneho basi cyo kugendesha n'ibirenge noneho sasa nimba none zo vene ushaka no kuzinyuma ibyo bintu byawe byina mu by'inama uragurisa inkweto uzambara iki uzambara iki uzambara iki nganyeregeje cya 20 basi kiki umbariyo ngewe ayo mafaranga nzayaguririmba inyaruko ni bazaguhambi karanaguye tekereza nyine reba kakantu nyine ntabyo nje nacyo none guteye muzo twanjye muzo n'utwanjye kugira ngo bameze neza n'iki ko nabidanje n'undi tuzabona ibindi nyine cyane ndakora nkakora abana bagana nyine ko abanyamagambo nyine sevye ni mu gice cy'icumi none basi ngene nirenye n'ukucyukuru basi mbone ko ndibona akantu ari uriya mushumba nasigaye akoresha 0.9 Direba uburyo ngiyondera wakunza agapira se basi nakujya nyine basi nisingura agafuka kagahunga mukakanyiriza mukakaguriza imiceri ni muyiguriza ubundi mu nzira gisigamo ngiye kujya kwitera akacu kunibonera ibiciro undi dukora we na byawe n'ubundi kweri koko nana amafaranga 5 se basi vie nana amafaranga 5 basi nyine umva Subase kugenda ariko nambwira ndagiye amafaranga 5 atanu se iki gafimba nana kubashega nk'ikibyeyi cyane umva se nyine ikibyeyi cyane nje nyine no subase nani faranga rimwe iki na faranga rimwe kabisa na pituru aribe ngaho je no kaza funyika kabuno no nje beno urubuga kuri inzaho kari Ndyana bibiguza inzaho kari saga funyi ukuru kari muri envelope nabyari nyine umva nyine gabanya kamera mbatse nyine saga funyi kari mu kantu gucyo ukuntu kaka envelope kame Ngayicara neza tuganire nabyari bibuza ngase nyine cyane tuganire neza tuganire neza none izunguka none sasa rero viyo wanje mwana azao niko ibyo bintu ntago azi izina ryawe cyangwa baguhindura izina sinabimenya ashaka usanga ari bwashatse kubyandika sinzi tamuzi nuko umuntu yakwaniye icyo utarabimwemereye oya hagiye umuntu aguhamagara ukanga kwanga kumwitaba nyine ukamuha ubwo muri make ushatse ko nanjye bampamagara akadogo nkitaba oya uzababwira izina ryawe cyane ntabwo ukirikunda rirasebetse mbose nyine mwase ngaho genda none karagasanga irife kawe se ngiye kujya kukagurisha none niba mu 300 none nzarebe maze ibyo biyoka byawe ko bitazagenda bikagutera za mukoro go gucyo ukuntu nyine n'iki nyine ukagira Xavier nakwise nabi ikibazo wowe ugomba kwirinda abahungu si beza ikindi cya kabiri uretse kumva unaragiye hari abagabo baza baza hano nta bagabo baza baza hano usibye ba bantu basengana na mama gusa nibo bajya baza rimwe na rimwe rwose hano niho urusengero oya ni amasengesho nyine hari igihe bapanga ngo
kwa kangahe tuzajya gusengera kwa kanaka. Muri gahunda z'amasengesho nyine bakaza gusengera. nako nta nshuti z'abandi babyeyi agira zaza kumureba ataramuka. Baraza nyine abaturanyi. Bonyine nibo bazi. Ubwo umuntu amaye amakuru yarambeshye. Ukize nakubwiye numva uri kunshenga sinzi. Hari abo baba babeshye. Bashaka guteranya nyine. Bari kuduteranya. Imyaka 20 tumaranye bari kumva baduteranya. Nane wowe utari kumvise ukuri. Oya? Mwana ntabeshye. Iyo uzaho nyisanzura umbwire regura umwana wanjye. Ntabwo mubeshye. Ntabwo uri kumbeshya. Ibibyeyi umuntu aba ari kurasira gake nka bitiri muri ibiceri bikanga. Umuntu natera kaci rero n'iki bigatangira ngo urabona ngo za kabiri ngo n'iki bakaza kukiregera. Noneho abaho wanjye noneho ko muri kate yose bamaje kutuvumbura ngo dutere akantu k'agakaci kuntu n'iki kanze nzahindura na karite n'ubundi gukora ahantu hamwe akabizinesi ajya bakuvumbura bose hiti wanjye wameze gute nanjye kurebera na cyaro hiti n'uguti ukuntu nyine gati bro wanjye n'iki nanjye ntacyo ndebe ko yandepana n'ikinjira nanjye ariko iki gisozo cyo ntabwo tuzongera no kugaruka muri iyi nzu yacu n'iki iki cyo ndaza kukigurisha makeya naho agasaka. Gufura ikigenge ayigumanye ntabwo tugikinga sundi na wageza ku munzu y'amagesta bakintu n'undi twaka tunakica.